nta mucuruzi numwe wanze gusora, nta wanze kubaha icyo amategeko y'igihugu avuga. Niba kingura isoko abantu bajye mu isoko bahangane, mwivuga ngo amatente yatwaye isoko abanyamahoteli. Hano ikibazo turimo turakireberaho kitari mw'abantu, aho gufunga akabari mwafunze Burarirwa na Skol. Niba koko icyo mudashaka ari inzoga, kuki umuntu utangije business hano haba ikibazo cy'uko abantu batangiye kumucunga nkaho arimo kubaka igisasu? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzambarize ngo abitsinze iki kibazo. Umuntu ufata icyemezo cyo gufunga arabanza akareba akazi kataka yuko kangana. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology, ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali Iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera. hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafunguriye ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka ngushimire ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia uri imbere yanjye. Scovia, mwiriwe neza? Mwiriwe. Ejo nabonye abantu kabisa ngo ingingo bayumvise. Yihese. Ejo ibintu bababwiye. Kuri biriya by'ibintu ko ari bibiri se. Bati muri kumwe. Ibintu kuko ari bibiri. Muya barafunga wateye inda cyangwa se ikigo gifungwe. Ibintu bimenyekana kuko ngo umwana ungana kuri uzi gusobanura yanabasha guhitamo. Yashobora guhitamo ariko ibyo ntibikuraho ko yahohotewe. Reka twe kugaya uwahohotewe kurusha uwamuhohoteye. Uwamuhohoteye ni kwe gushaka. Uwahohotewe nawe witiranya abantu. Ariko haje amakuru mashya. Guverineri w'Iburasirazuba ubu ni umusivili mugenzi wanjye. Njya ngo babazisubije muri Arsenal. Bazishyize mu bubiko nyine intwaro z'inkazi. Naze ku mihanda hahire rimwe. Njye mubaza ntikabari zawe waramusute bwana Gasana. None nashyiraho afande ntibamubwiye ngo atahe. Ko bamushubije ababyeyi nako bamushubije abaturage. Ese urabanza kubajyana reintegration kugira ngo baze muri society. Uri usanzwe ari tofana n'abandi. Bari abakuru. N'ubundi ahanywera agumayo. N'ubundi bari abakuru basanzwe barasubiye mu buzima busanzwe. Umuntu ajya kugera kuri rwego asanzwe azi kubana n'abandi bo bakora bagira training zitandukanye zibigisha kuyobora abaturage, kubana n'abaturage. Keretse nkawe. Urabona nkawe warindaga nk'ahantu. Bababwira batumva niwe warindaga Nyungwe ariko uratashye usubiye kwa mama. Azitiranya umuntu uzi kwirukana ingeragere. Bahita bagucyura. Ngaye nguko so. Bahita bagucyura. Aba bagabo rero baje bagarutse mu buzima busanzwe ariko burya barakubeshya. Wanse soje. Asaza ari we tu. Ngaye nguko. Hanze ha rero haraba. Dutegereje na ntuza yaburanye. Yagiye kuburana bararusubika professeur. Ariko nkurikije ikirego kiri hariya. Professeur azagarika umuntu. Simbibabwiriye hase. Hasho kweka impamvu hejuru rusake habadenda. Oye. Keretse niba badakurikiza amategeko bagakurikiza umuvuduko paka yari iriho. We bakavuga bati Scovia umuvuduko yagendeye hajya kugura imodoka ungana n'imodoka yaguze. Kandi koko bavuze ko ngo bari basanze mbere ngo dosiye barayicumye ngo barayizeho. Kandi mu kirego barimo kuvuga ngo paka ngo umugenzi w'imari ya leta ngo agenzuye ngo agize ate. Biriya byo kumurega bya paka. Impamo ya Mungu da nataga umuntu aragarika. Ibishashi. Umuntu aragarika undi. Reka urubanza rujye ruburanwe gusa. Tuze turebe. Gusa nyine ntabwo yarokoka iminsi 30 yahana yirakakubwa n'umuru. Kuva mbayeho sindumva umushinjacyaha uvuga ati rwose nzanye umuntu runaka kugira ngo musabira gukurikiranwa adafunzwe kubera impamvu zikomeye nubwo icyo akekwaho kigaragara ariko n'umuntu waboneka ariko mutwemere ko ni umugenzacyaha urinda gushyiramo imiyaga nawe niba bamura iki gusa. Ariko nawe yari yavuze ati bamura iki se rose agataha ntasaba imbabazi agataha. Uracyakibuka karakana
bagende bajye gupangana imipango oya Imana iborohereza abavandimwe hariya se hariya kari nk'ahandi dushyingura umugenzacyaha wundi azajya yibuka amategeko ari uko umuntu atunze miliyari cyangwa se ko yacika akajya oya nuko biba bisanzwe yata ibikorwa byagira gute oya barareba bakareba icyo yahomba ubuse samu kukurekura se n'icyo guhomba cyo gufungirwa mu rugo byakunda baba banyishe mu rugo ntugirayo amazi ntugirayo umuriro ntugirayo umuganga ntugirayo interineti ubwo mu rugo bagufungirayo ugakunda singirayo na biyari ngo nyine ariko hari umuntu bafungira mu rugo ikintu yabuze akabura kujya mu akabura aho ahurira n'abandi umugani wamuriki yari afite byose ariko ibindi byose abifite Rwanda Imana imworohereza isi ntabwo yamworoheye yo kanyagwa ariko ubwo niba atari ugupima iteganyagihe nk'ibindi ubwo arabizi ngayo nguko hanze aha rero turavuga ngo aboroheje n'abakomeye harimo abari kurira reka iki kintu tugitekereze mu buryo burya reka turebe ibintu bitatu dufite muri paka minikomu sinzi niba mugenzi wanjye kuba ngo ibyuma ari bubibone minikomu yitabye paka ubwo turavuga inteko nshinga amategeko komisiyo ishinzwe kugenzura uko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe basobanura bavuga ukuntu hari umushoramari wasezeye agataha cyane arazinga arataha yari afite uruganda rukora imyenda ijya mu mahanga Amerika n'ahandi hatandukanye katwemere ko yagiye yahombye ese umushoramari ungana utyo madamu Kereye na minikomu bahombye kubera iki uzi ibihumbi yakoreshaga 3,000 by'abaturage biganjemo abadoda imyenda abo bose bari he mu rugo ndagira ngo tubare 3,000 tugiye kubyongeraho iki urwo ni uruganda C&H rwakoraga imyenda imwe myiza mu Rwanda wambara bashaka ukajya uyicuruza akajya abeshya abantu kuko iyo bavuze ngo ni made in Rwanda bumva ngo nta gaciro agahita avuga ati ni ya Turkiya kamugana wabonaga ibya bitambara atari n'ibya hafa ariko yakoraga imyenda yazanaga wenda ibitambara ariko akadukorera imyenda icyo tukiveho ibyo ni 3,000 bigize bite babyohereje mu rugo mu bisheke kadusubire kubakinaga betting babandi bakina betting na za mashini bafite n'abandi bantu batari munsi wenda ya 500 sibyo cyane batati bake 500 abinjiraga muri buri mu nzu imwe ntibahagije abo katuvuge ndimo ndavuga abakozi aba staff abakoraga kuri iyo mirimo abakinagamo tube tubaretse reka dukomeze twikoze muri izi nganda ntoya zo mu majyaruguru zenga ku gasimbuye zengaga inzagwa ibiki n'ibindi ntabwo bari bubure nabo 300 bacyura abo ni bake urwo ni uruganda rumuzi ko n'uvuga 100 urwo ruba ari uruganda ndimo ndabagabanya imibare itaza kuba myinshi katurebe bakoraga mu tubari bazaga gusimbura abandi guhera saa 7 kugeza mu gitondo saa 11 hataraza amabwiriza ndeka wenda tubagire bake nabo tubagire 300 hano dufite 4,100 bigiye hanze bitashye mugiye kuryama muri ryo mwaziga ibi birimo biraba mu mujyi witwa ubukerarugendo igihugu gishaka ubukungu bushingiye ku bumenyi n'umurimo byose n'ubukerarugendo reka tugaruka hano urumva hano ubu ndakoresha imibare oya reka ne gushyira mu bwenge ntabwo mfite ahubwo reka tugaruka hano RDB niba hari miliyari na miliyari mushora mu makipe abakinnyi b'ibihangange bakaza hano i Kigali dutegereje kwakira irushanwa ry'amagare igikombe cy'isi sibyo isi kandi ubwo 2020 ngira ngo na 5 sibyo abavetera ntibarakina abavetera bazaza umwaka utaha ba Doroguba yego 2024 aba bantu bose baje i Kigali baje mu gihugu kinga saa 7 igihugu cyose kigahita kijya muri kikagujya muri koma amahoteli yacu dufite ntabwo agiraho imikino yindi y'abakire bakina y'urusimbi za kasino sibyo uwo ni umujyi w'ubukerarugendo ndimo mvuga abantu bajya mu nzu saa 7 bakaryama bagaceceka
inganda zirafunga zikagenda, harimo haraba iki? Umuntu wa mbere wagasohotse avuze induru avuga ati ni mu ntabara ibi bintu mufata ibi byemezo murimo murangiza, ntabwo bijyana n'icyerekezo, ntabwo ari icyerekezo, akavuga ati murimo muranyicira akazi natwe turi hafi gutaha. Yakabaye ari Rwanda Revenue. Yitwa ndedeje kwa mugabo uyobora, yitwa ndede Pascal. yego, yakabaye ari usohoka avuze induru ati kere yagezaho hehehe. imisoro Minicom bivuga uko wahembwe, niba ndayabuze birakugora. yakabaye ari usohoka bwa mbere akavuga ati ariko mwaba muzi utubara amafaranga twinjije, mwaba muzi izi nganda ntoya twise dutya icyo zinjije, abo ziha imirimo dusoresha, mwaba muzi iyi mikino y'amahirwe amafaranga yinjije. Niba koko aya mafaranga yinjira ari make, Rwanda Revenue nidusohoka iduha imibare ayinjira mu gihugu, ayinjizwa n'ibi bikorwa, babona ntacyo amaze. batubwira bati utubari mu gihugu hose twinjiza abasinzi, ababyinnyi, abanyabirori, akabari gatangira sangapi, katurebe buwate. Nta muntu ushobora kujya mu kabari kubyina mbere ya saa tanu. mbere ya saa tanu abantu bajya mu kabari bakanywa saa tanu, saa sita zagera abantu bagatangira kwerekera kuri buwate. Ndagira ngo abasirimu mubizi buwate itandukanye n'akabari. Abantu barabanza bakarya bakanywa, ubundi nimugoroba muri ayo masaha ya saa tanu ashyira saa sita bakajya kunanura imbavu. Byagera mu masaha 9:30 bagatangira gutaha. Wa muntu uvuga ati budacya ndi ku gasozi ngiye kubyuka kantahe, rega ni muri weekend cyane. Hano ikibazo turimo turakireberaho kitari mwabantu, aho gufunga akabari mwafunze Burarirwa na Skol. Niba koko icyo mudashaka ari inzoga, garukiraho sunganda bakubwira atabo zahaga imirimo se, none zahaga imirimo kurusha uyu mushoramari watangaga akazi ku 3,000. Muzi harabaye iki se? rega inzoga ntago ari ikibazo, zirasora zirinjiza, ariko nizo zinjiza wanayinywa rwose ugataha ugakora n'akazi. Ndagira ngo tuze abantu baze kudufasha, baze no kumva badufashe gusesengura. Umwe mu bari bahagarariye Rwanda Revenue mu karere k'amajyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru, wumva uko yasubije abacuruzi bamubazaga ati impamvu fanta ibifite isukari ji ya naturel ngo inyweye nyinshi ngo haruka, ati dushyiramo, ati tuyisoresha 5% kubera ko iri naturel cyangwa se ibintu karemano itagiyemo izindi andi mafu n'ibindi bintu yaba ari nzima. Iyo iguze make rero biba byiza ko abantu bayinywa. Nihe fanta ji naturel hano igura make muzi? none se ubwo hari fanta tugira ikoze mu bintu binatirere oya gusa. ji ehe ni iyi inatirere ji yo muri resitora bafashe umwembe bagasya agakombe kagura 3,000. Hanyuma iyo mu gacupa ka rwa ruganda rwa hano urabona iyo umanutse ukagira mu ntuza noneho hano muzi zibazi kubita amababa, yego ziguruka zirya zishitira kagura 900 ngira ngo atari 800 cyaruzuye cyangwa 1,000, cyaruzuye ariko karimo amafu produit. Niba yasotse 39 kuri kariya kantu kwijana aka kadugurisha 1,000, murimo muribaza uko bimeze, aduha iki? ubundi se kuzisoresha cyane byatumye batazinywa. Inzoga rero ngo izi ziri mu nganda nazo bazizamuriye gutyo, inganda zigiye gufunga. Nigeze mvuga ngo kuki umuntu utangije business hano haba ikibazo cy'uko abantu batangiye kumucunga nkaho arimo kubaka igisasu, bavuga bati kizaturika ryari. Ashoborega kuba ameze nk'igisasu kuko bitangize nta buziranenge. Bikwiye gutangira bitabufite. Uyu munsi umukinnyi mwiza mufite ku isi ukina cyane ninde? Messi. Ntabwo yitwa Ndesha Benjamwira wubahiruka. Ntabwo we nta kintu. Cristiano se basi. Simbiza bo ngo barashaje, hari abandi baje. Ariko katuvuge muri abo mu gihe cyabo. Uriya muntu umunsi wa mbere nyina musama yari urusoro mu nda nk'abandi bana. Cyane. Si byose? Nibibazo barabivukanye nk'abandi. Kuvuka kwe nyina yumvise ibise niba bataramuteruyemo bya kizungu. Ariko inzira yindi yari nkiyo. None murashaka ngo urusoro rwasamwe rube rungana na Cristiano mu kibuga? Ntabwo biri bukunde.
dukwiye kurera yanda nk'uko Saba bitubwira minisitiri w'ubuzima iminsi 1000 kuzura umwana agakura neza akavuka nyina wamubyaye akamubyara ameze neza tukamurera akajya ku ishuri agakura ni nako uruganda barurera bakamubwira batugiye gukora iki atingiye gukora ibi biri mu mpapuro kora turebe yakora batoya hano iyo ushyiramo akabyari bumere bityo bagakomeza ariko ninde muntu waroza abantu kugenda n'ingufuri turi hafi kwita abantu hano ba Magufuri kubera ko ikintu wasanze kitakunze ntabwo utanga uburyo bwo kugikosora uragifunga iyo ufunze ubukoze iki bikaba ari aho bipfira none ugezeyo usanze abakina imikino y'amahirwe uti izi mashini mukora turabona bizagira ibyo byangiza abantu barwaye toroma byabuze mu gihugu mubaze minisante na RBC n'indi mishinga yose yabayeho na WMS indwara yabaye corona yakoroneje abantu ku rwego rwo kubatera ihungabana bahugiyeho no gukina imikino y'amahirwe kurusha smartphone kurusha bareba umupira n'icyorezo tuzabana none niba gukina umukino wemewe ku isi yose ntabwo bishoboka turarangaye ariko hari ikintu abantu batazi ntihagiye ku mushyikirano nyakubahwa perezida wa repubulika uzambarize ngo abitsinze iki kibazo niba agiye kuba Magufuri cyangwa abangabitsinze azakubwira ko rega ibintu bigomba gukorwa mu nzira nyine ntabwo inzira ni yiheze ntabwo ushobora kumenya uko inzira igiye ireshya utatumye abantu bayijyamo hano barimo barica insoro iyo ufashe uruganda rutaramara umwaka ukarubwira ngo ntabwo rukora nka Burarirwa imaze imyaka 40 mu Rwanda ku isi imaze ibihumbi nayitangira yariyubaka none ariko aho yavukiye bayemereye kubaho none uragira ngo uyu mushoramari azageraho umufata nka Burarirwa w'uruganda bizaba byagenze bite wabanje kumwica akigura yabanje kugura indobo sizo yakoreragamo uramwutiza indobo iyo ubitsemo ibintu dogiteri arabipima bikazamura acide runaka yajya mu nda y'umuntu akaribwa ntabwo ari byo ahubwo wagura ibigunguru byitwa bitya millennium niyo tubikamo ibintu bikamera bitya ariko uraje urabimenya utwitsa indobo ubwo se umubwiye kugura millennium cyangwa urarimbuye ntabwo biri bukunde murimo muratekereza bavuze ngo tujye dukuramo inda twese tuzishyira hariya abana b'amezi 5 mu nda ninde warokoka batamushyize muri kuveze ntawe niko n'inganda zikwiye kurerwa mubanze mutekereze umuntu ufata icyemezo cyo gufunga arabanza akareba akazi kataka yuko kangana wasaba ari we umuntu wese impamvu ikomeye ya mbere ninde muntu ushobora kwirirwa mu ruganda arimo adoda kandi adodera ku bipimo kuko ari umutayeri ngo umbwire ngo navuye ngo arabasha kunywa amacupa 5 y'inzoga ntabwo ari bibashe kuko ararushye aravuga ati kanikoze mu rugo nitera utuzi yamara ko twitera yakwirambika yiwe ibitugu byamye ati kambe ndyamyeho ntaba kigiye mu kabari ariko bavuga ati muri weekend ubwo twaruhutse reka twidagadure tunyweho mwabantu bakora cyane niko bazanywa gake se none cyangwa yabari aho nibategeka izi nganda nibategeka izi company z'imikino y'amahirwe nibategeka ibi bigo babwira Trump bati niba ukorera Musanze mu murenge wa Cyuve hubaka ikibuga ku buryo abajene bose ba hano bahakina gito Nyirangarama yubatse ikindi hariya biriya nibyo abashoramari bakwiye gukora abana nibava ku ishuri muri vacances baba bafitaho bakinira tanga imirimo nta nubwo leta igira imirimo mister hayo none niba bikorera murimo kubima imirimo mubabuza gutanga imirimo muragira ngo bigende biteye urubyiruko rurayihanga ruteze yaje aravuga ati wacu mfite urutoki kaminge ibitoki ngiye kujya nenga urwagwa nazanye imashini ipfundikira plastique ndazigura Tanzania kuko nazamira zicuruza kandi zinjira mu gihugu mu Rwanda umunyamahanga akoresha ibyo mu Rwanda bitemewe indabo za plastique zirinjira hano dufite amacupa ya plastique ariko nta ruganda rwo mu Rwanda rugitangira bakwemera ko rukoresha plastique nk'iyazamu ikirere cyacu baratubwira ikirere cyanyu iyo harimo kuzamuka plastique yavuye mu ruganda rwa Nyirangarama itandukana ite niyo yavuye mu ruganda rwa Zamuko nayo ikorera i Kigali
kandi rwasoze menshi. Icyo rero ntabwo ibyo ari ukubaka inganda. Bino bintu bya betting birimo abantu 16 ngira ngo niba ntibeshye 3 nibo banyarwanda. Yego kare bake nuko batabibaje. Aba banyamahanga babonye ibyangombwa mbere y'abanyarwanda kandi ntibari basabye mbere yabo. Ibyo byo bivuga iki? Bamenye iteganyagihe baraje nyine hano hasabwa iki kugira ngo ushore imari? Nicyo tugomba kwibaza. Hagiye kuba umushyikirano nyakubahwa abayobozi batandukanye PM mu byo mubaze ngo inganda zirakora zite mu Rwanda. Abacuruzi barimo baravuga iki? Nta mucuruzi n'umwe wanze gusora, sibyo? Nta wanze kubaha icyo amategeko y'igihugu avuga. Ariko niba usanze umuntu hari ibyo atuzuza ugafunga, ubwo umugize ute? Mutekereze umuntu wese wakoze ikosa hano umwishe. Yego nawe wakica. None iyo ufunze uruganda ubukoze iki? N'urenganya ugahita wica nawe. Iyo ufunze uruganda ubukoze iki? Wishe business y'umuntu urayishinguye. Nge nemera ko hari inganda hakwiye gukomeza kuba company zigenzura ibigo bya leta, raporo zihoraho kugira ngo baduhe ibifite ubuziranenge. Burasa nuko baba nta mwanya bafite uhagije wo kubikurikira ngo bakwereke uko ugomba kuzigendana n'ibyo bashaka. Dufite abantu hano ntajya amenya ngo batekereza Meteo Rwanda yababwiye ko umuyaga werekeza iteganyagihe riranze. Ntabwo ejo bundi se twabonye umujyi wa Kigali hano uca ibintu utubwira ngo ukuyeho tente, ngo urumva urusaku, ngo urumva ubushyuhe, ngo urumva ngo umuriro. Niba nge nemeye kujyamo nkumva hashyushye, ninjye nkumva hashyushye, sinzasubirayo. Hanyuma undi washoye imari nabona ibyo yatuha bidashyitse, kuko birasi ibiribwa wenda ngo birica umuntu, ninjyamo nkumva hari ubushyuhe, ejo ntabwo ariho tuzajya muri sale ifite za vandarateri. Niba kingura isoko abantu bajye mu isoko bahangane. Mwivuga ngo amatente yatwaye isoko abanyamahoteli niba badafite strategy yo kuzana abakiriye barashyizeho ibiciro bihenze, mwaretse ushoboye kugurisha akabagurisha. Kugeza ubwo ufata icyemezo cyo gufunga inganda z'abantu. Aba banyamahanga se 16 bakinaga betting mu Rwanda sibo bazanye bya bimashini twakinaga, bagiye gutaha barasize nkuruki i Rwanda. Bati bibera hariya bitandukanye n'ibyo bakubwira urina. Hano uzi ikintu kirimo kuba abashoramari baza mu Rwanda b'abanyamahanga n'abandi bazajya bavuga ngo ubwiza bwa kiriya gihugu bwagutwara, ariko imikorere ya Minacom ituma utararayo. Si bwa bwiza bw'umukobwa umujyani bwama ariko ubwenge bugatuma amara y'iminsi. Ubwiza bw'iki gihugu n'imiyoborere nuko perezida yahamagaye abantu n'izindi nzego zose nta utaza, ariko uko Minacom izafasha aba bashoramari kuba muri iki gihugu bigena iminsi bahamara. Cyose ni cyuko nta nyungu baba bifitemo ubirebera. Minacom kugeza ubishobora kuba ifite ikibazo kirenze icyo mutekereza, kandi abantu bamwe ntibayifata. None hari ikindi kintu kibi kirimo kuza. Mw'abantu ntibakajye badukangisha ibintu bitari ngombwa. Siko iyo mvuze bitagenze nari burasinkora busa, ariko ntabwo mbivuze. Nyine ka tuvuga aramutse abaye ariko babivuga. Araza akavuga ati Scovia murebe uriya hariya. Wavuze ko abashoramari barimo guhomba. Wavuze ko inganda zikinga abakozi bagataha, abashomeri bakagwira. Agiye kuba umwanzi w'igihugu. Nyine arakubwira tuzi business zandikwa buri mwaka z'amamiliyari. Kuzandika ntiziduhakaze. Imibare ya RDB kuzandika ntiziduhakaze. Zigakora imyaka 3 ntizikora imyaka 40. Bikwiye kuba bibera muri iki gihugu nk'icyo Rwanda. Ese bamugare ko bataratubwira baba bazi imbaraga guverinoma na leta n'abandi n'abije imishinga na perezida bakoresha kugira ngo tubone biriya bintu. Umuntu umwe agafata ibintu akakanja agacira nkurya shikarete tugashoberwa tugataha. Umushoramari umwe hano w'Umusanze ati mu mezi 2 ndafu mushyiraho twumve turampo kwa tini ndayita mushyiraho twumve uko aganya ndaganya irumva agahinda karakanyagwa harya nibuhigire ubuyobozi bwa SB na FDA buryo badufasha kugumya gutera imbere babisobanura ntabwo misubiramo, ariko ikibazo mfite ndakibaza miseri wingirije. Batubwiye ko ibintu by'imisoro ari ukwigisha, nibyo kwigisha abantu kugira ngo twese twumve. Bivuze ko hari abumva vuba, hari abumva bitinze cyangwa se binangira, ariko hagati tugira impungenge ngira ngo bagenzi banjye babivuze
kumva vuba bishobora guteza ikibazo kurusha ahubwo kwinangira, kuko ndi mu bantu ba mbere bumvishe vuba nyakubahwa komiseri. Twakoranye inama i Kigali njye ubwanjye namwe abandi nka batatu iwanyu, mumbwira ko mu kwezi kwa gatandatu icyo gihe hari nko mu kwa kane niba nibuka neza ikibazo kizaba cyarangiye. Tugeze mu kwezi kwa 10 na none nta kirakorwa. Kurikije ibyo numvishe n'imibare mwaduhaye y'uburyo imisoro iri gutanga kandi itangiye gutangwa, nibyo tugomba gukora dusereye igihugu kugira ngo igihugu gitere imbere. Buriya uruganda, igihugu cyo gifite inganda nyinshi murabizi kuturusha, abari iterambere ry'igihugu. Inganda zitanga akazi, n'imisoro y'inganda bari nyinshi kurusha ubundi bucuruzi bwose. Ariko nkibaza niba amezi agiye kugera kuri 7 Rwanda Revenue idashobora gukurikirana inganda, nubwo ari inganda ziciriritse, kuko ni inganda zibarika ntabwo ari ibintu byinshi. Ubwo abacuruzi bato bakurikiranwa gute? Ngiye mbona harimo weakness cyangwa se imbaraga wenda Rwanda Revenue idashyiramo cyane, kubera ko icyo mbivugira nibyo gufata ingamba zijyanye n'imisoro, ariko nyuma y'izo ngamba mugakurikirana mukamenya ngo abo twashyize muri iyi misoro babayeho gute. Bidasaba ko wenda ari ibishoboka muzafata akanya mukadusura mukagera no kuri teri mukareba. Ubu ndabivuga kuko uhereye ubu ngubu nyuma y'amezi 2 ndasubiza tini namba kuko bigahagije. Ese imisoro yo kunaniza y'amezi 2 arasubiza tini namba. Imisoro yo kunaniza abashoramari niyo yubaka igihugu. Yakibaka mu minsi ngara. Hano ubwo ikibazo ari uko cyabaye umusoro. Buri muntu wese ategetswe kugira gutanga umusoro. Icyo kintu mucyumve nk'ihame. Ukora ubucuruzi ariko nudacuruza afite icyo yinjiza akwiye gutanga umusoro, kuko jewe yonje kugura iwawe nka KBM burya ntanze umusoro. Inyanya niba naje iwawe nkinjira muri Simba nkagura umugati w'5 hariho umusoro wanjye mu mafaranga naguze umugati natanze umusoro. Icyo Simba ikorera wegeranye ariko ntitanga umusoro. Yego. Nayo niba ifite ibindi biyikomokaho nayo iragutanga. Ahubwo ikibazo cyo nibaza, umuntu ucuruza urwagwa agacuruza litiro 1000 mu Rwanda rwagasohoka litiro 1000 ku munsi, akwiye kuba ari mu musoro umwe n'umuntu usohora litiro 100 ku munsi. Niyo mpamvu ngo buri muntu wese afite ububasha kandi ategetswe gutanga umusoro, ariko wubatse uti imisoro. Mutekereze nk'ubu none abadukurikiye mumbwira abantu bakoraga mu Rwanda rw'uwo mugabo bita Trump, ikipe yamusanze niwe wari ugitunze, nasubiza tini namba gucuruza bigahagarara. Murimo muribaza abantu bavuga kuri uwo musozi n'ikipe arayisubiza akarere, abantu babaga kuri uwo musozi bahombye bangana iki? Habaye iki cyatumye bihomba? Yakoze urwagwa rudafite ubuziranenge, niba ari urwagwa niba ari ikigage simbizi ibyo akora. Oya bamuzamuriyeho nyine, bashyizeho umusoro atabasha gusora. Tunywe resi mukoze. Ntabwo ibyo ari kunywa resi, ahubwo nidufunga inganda, kuko kunywa resi abantu barimo barangiza campaign. Dr Sabubwe ndabyibuka twari muri Gasabo ku murenge wa Kinyinya, atanga urugero aravuga ati ku biro by'umurenge, ku murenge bahembaga ngira ngo imirenge yitwaye neza mu masuku bimwe bya polisi n'abaturage. Ngewe icyo nemera, ntabwo inzoga zikwiye kwica abantu, sibyo? Ariko kuba hari abantu bananiwe kwitunga no kwifasha, ntabwo bakwiye kwica inganda ngo twicwe n'ubukene kubera abasinzi babiri Samu na Benjamin. Batuyobore mbese tugendere mu nkweto z'abasinzi. Abasinzi barasinze hano ibintu biracika, none tugiye gufunga ibintu byose ngo abantu badasinda. Muzi kigiye kuba? Bagiye gusindira mu rugo. Noneho Trump uyu mwafungi uwakoraga iwe agiye kujya byengera mwibase mu gikari, abipakire mu tujerekani tubinywere mu mirimo. Noneho mutoragura intumbi mutazi, nimujya no gupima musange degere yanyoye muzikubye gataniya Trump yakoreraga mu Ruganda, ibigo by'ubuziranenge bigapima. Abato nicyo ari kuvuga mu ngo business nto zitangira murakurikira mukareba, nibyo nahoze ziraza zikikuta mu nkweto z'abakuru, ntabwo bikuru bagasora kimwe. Sibyo nahoze mbabwira ngo inda yasamwe nona muragira ngo ikine mu kibuga nka Messi, ntabwo biri bukunde. Ariko iyo baje bakubwira ngo hari uburyo ngo tugenda tuborohereza, reka mbaho urugero. Muzi yari akabari, yari resitora cyangwa ngira ngo ahantu bitaga Kawoshi kera. Yego. Hano bavuze ngo ni mu gishanga. Yavuye hariya yimukira he?
ntahahari. sinanyweragayo numbaza narahabonaga gusa uzi impamvu Ahandi baje yagiye. ikibazo ari i Nairobi. yabonyeho bishoboka abantu bajya i Nairobi mwese kawoshi muzi aho yagiye. Eh, yubatse akabari resitora atanga akazi ku banyakenya asorera Kenya. eh, kumukura mu gishanga sinanze kwavamo ariko wamurebye ureba akamaro yari afite ku gihugu. wumvise icyifuzo ni uramureba umaze kumwitegereza umutumaho mu nama uramubaza uti ni hariya hantu wakoreraga nihe handi hantu henda gusa naho hakorohereza ngo tugufashe kuhabona ukomeze ukore. oya baravuze ngo twavuze ngo mu gishanga mwese muvemo. Kawosha ahagaze hagati y'igishanga atya yitegereje hepfo no haruguru abona nta ryurira ikamyo rigenda aravuga ati ndabona ntabyo. Akatisha iya Nyagogo i Nairobi. Abanyarwanda bahakoraga ubu bakorahe. Uza aho bakora uza bakoraga baramuhimiye uza aho bakoraga aho abakoraga iwe aho bari iwawa. ye Amura umogi ngo abone ibitotsi. Ibi bintu mureke tubirebere mu buryo bwo kuvuga ngo umushoramari ni umutware kuri leta. Tumuhenda tumuguyeguye. Urabona hano ba betting Uganda, Kampala, Nairobi, Tanzania bagezeyo bose. umushoramari ko mbona tumufata nk'igisasu se Duhora tumucunga tuvuga ntaraturika araturika ntaraturika. Uwo ni umushoramari. Niwe bita ngo umukiriye ni umwami. Nibyo kwa Korea bita ngo na yombi. Nibyo RGB yita ngo uruhare mu bibakorerwa. Ntabwo ari byo. Ngicyo nibaza societe civile muri he ko mudasohoka. Mwebwe muri n'abahanga dufite societe civile ziyobowe na ba docteur hano. Mu by'ubukungu, mu by'uburenganzira bwa muntu, mu by'amategeko. Dufite inzobere. babihira bakane ayo niwe Canisius Abo wenda baratashye bari retired tuzana bari normal bagikora bakiri active wenda we yaratashye aravuga ibyo abasaza. Muze mwicare mwabatumyeho murabicaza murabaza muti twakora iki ngo ibintu bikore. Ntabwo abantu bakwiye gutura mu gishanga cyo cyumvikana. Ariko nanone ntabwo uri mu gishanga ukwiye kumubwira ngo sohoka utitaye aho agiye. Ni nko gufata amazi ari kunzu ugashyiraho iti ukavuga utahazatemba ajya simpazi cy'ingenzi nuko amvira ku rugo. Nshaka amazi ku rugo Akagwa mu rugo rw'undi muntu ugasanga uyoherejeyo. Niyo mpamvu muri Israeli no mu Misiri bahinga igihe cyose baba mu butayu. Ifumbire nizwe tuyibaha. Ni twebwe tuboherereza ubutaka buzima. N'ifumbire biratemba amazi arabijyana. Niyo mpamvu uyu Nairobi uyu mugabo wa Kawoshi atanga akazi ku bantu 50. Urumva yabaye agakodesha inzu y'uwo muntu akoreramo. Agatanga imisoro. Rwanda Revenue yaho. Yaba ashaka kurya ye nawe agasohoka akajya kwidagaduramo. Akamanuka mugahurira kuri Tanzania. Ibyo bintu Rwanda Revenue mpamvu nabwo ni ikwiye kuvuza induru mbere. Itegeko ryaba ayo yinjiza se kihori yarenza urayishaka yigize. None se ayo yinjiza yakubye kane yajya mu bitaro. Iyo nyota ntayifite. Ndimo ndatekereza ngo iki kintu abantu bakirebere mu buryo burenze kandi dufite indwara yitwa gufunga. Akubundi abashoramari ari benshi bihungabanya iki ku mutekano w'igihugu. Uribuka nk'urugero nkubwira ngo abantu bakavuga bati siko bivuga bireka tumwita umwanzi w'igihugu. Usibye kubinyita n'umwanzi kurusha abandi bantu bose dufite. Kuko genda vuza ibitagenze nawe vuga ibigenda. Kandi ngewe ntabwo ndumuvugizi wa guverinoma hano abantu babyibuka sinsimbura ale. Ngonze kuvuga ngo twateye indabo 9,000 mu mujyi zihumura. Ahubwo genda ndimo ndabaza ngo iyo tuziceho zihumura turarahe. Ibiti bivaho imbuto zamura imirire myiza byo zirihe. Bakavuga batari ko nazo zaza. Umujyi wa Kigali utagira agatebe ko kwicaraho yurushye ntubona aho wicara. Bateye ibiti. Badutereramo udutebe. Ubu turicaye nubwo ntacyo kunywa tuhafite. Abantu baramubwira atari ko siko uharuza bwa mbere uribuka mbivuga bati haruza mu mujyi sarushye. Ariko ntabwo uragenda mu mujyi utegereje umuntu udafite amafaranga yo kujya muri hoteli. Ukavuga uti kame nicaye munsi y'akagati. Wahashatse n'ubwiherero. Ubwiherero bwo ntabwo tugira. Simba beshye buriya rubingisa abazi ngo bira bintu twarabyibagiwe. Uyu mujyi ukeye mureba ntabwo wapfa kubona ubwiherero butari mu nzu y'umuntu yishyuza. Kandi twari dukwiye kuba dufite ubwiherero butishyuzwa mu bantu bakora isuku bagasa n'abakubura mu muhanda. Abakubura mu muhanda bishyurwa nande harabo twishyura. Sizwe tuwucamo se. None wishyura ukuburukanirwa kwishyura utunganya ubwiherero umugenzi udafite amafaranga azajyamo. Ahubwo abanyarwanda ni imfura. Mwakagiye musanga imyanda muri jaride. Umuntu yitsimbye akijima akabirangiza. Ariko ubupfura bwacu tuzabukomeze. Tutirengagije ko umujyi wa Kigali ntacyo watumariye mu kubona ubwiherero. Ubupfura buri budusonzeshe byo biraza. Ntabwo mvuze ngo abantu bibi.
ariko mutekereze imirimo irimo kubura. ubundi bagira igitekerezo cyo gushinga minisiteri y'ishoramari ntabwo twari tubonye uburyo bwo kuba batekereza inguni nyinshi. Ryari ishoramari rya leta muhu hajya ni irya leta ariko hari bujyemo ya ntuza y'indabo. beraforo hari buze hakajyamo wasake na rege. hari abavuze ngo kuba batashyizeho na fruit flower. Ziriya ndabo zo ntimuzikinisha ni imari ishyushye. ariko n'imbuto n'iyindi ishyushye nyine kuba habanje indabo ntihaze imbuto ntabwo cyabaye ikibazo. Ariko nitugaruka no ku bintu by'ubuhinzi tubijyamo tubivugisha ukuri. Nyagatare Inyange yubatse uruganda ruzakira toni na toni z'ibihumbi z'amata. Minisitiri w'ubuhinzi ati murabizi muhinge hanini mworore hato. 30% muyororeho uhinga muhinga 40. Burasa uruganda rw'Inyange ntiruhiye. Ruzajyamo iki niba inka tuzishyize ku isoko kugira ngo tuhahinge ibigori. Ubwo uruganda rwa rw'amata barugira urw'ibigori. Hari ibintu hano abantu bavanga nkavuga ngo ngewe hari nuko mbivuga nk'umunyamakuru. Minisitiri mwagira ibye n'undi akagira ibye. Icyo bivuga. Ntabwo bazi gusoma umurongo w'igihugu. Niba tufite minisitiri w'ubuhinzi ubwo guhinga birazamutse. Ariko niba nabyo yabizamuraga akabigezaho bijya tukakira ijambo rivuga ngo Dawudi uduhe ifunguro ridutunga none. Hakaba hari umunsi buzira nta munyarwanda usenga iryo sengesho kandi bikwiye kuba ari impamvu ya buri munyarwanda mu buryo bwe. Uri agronome, uri veterineri, uri minisitiri, uri umuhinzi, uri umunyamakuru, uri gitifu w'akagari, twese tukavuga ngo ntituzongeye gusenga ngo Dawudi uduhe ifunguro ridutunga none. Ubundi yasengesho ndyanga bibi. Kuki ubundi ngomba gusenga ko ndya none nkaho ejo nzaba ntakiriho. Bahinde bati Dawudi uduhe ibidutunga kandi bikomoka ku mirimo yacu. Iri dutunga none ndarara mpfuye se. Nukuvuga ngo rya sengesho naryo ririmo ubukore bwo kuvuga ngo ujye uhora wifuza kwifuza kwawe ntikurangire. Ariko dusoze ngo Dawudi uduhe ifunguro ridutunga ikomoka mu mirimo y'amaboko yacu iteka n'iteka. Kuki dusenga irya none? N'umucuruzi ndajya muri za kampani kwaka kontra yo kwamamaza. Hakakubwira ati none se siko ndaguha kontra y'umwaka. Ubu ngaba insinze n'umujyi wa Kigali cyangwa se n'akarere n'intara. Umuyaga w'umujyi wa Kigali werekeza. Ubwo nabwirwa n'iki niba batasohora itangazo rivuga ko ibyo nkora baza kubisuzuma noneho nibamara kumpagarika ko nawe unjyana ku rukiko kuburana ko ntuhahije amasezerano. Reka mbe nguhaye amezi 2 wenda yo nagenda turadukoze kumwe ukundi nzaguhomba nko kwishyura. Ishoramari rikorerwa ku muyaga subwo bizatugeze. Mwese ubwo nibakorera ku muyaga na Meteo Rwanda igapima umuyaga biragenda biti. Ikibazo ni umuyobozi w'ibigiyemo cyangwa ni uburyo biba byubatse. Ari uburyo byubatse. Umuyobozi umwarazaga kubitaho ibyo n'undi ati nanjye reka hano abantu bo mu gishanga bajya mu nganda. Izi nganda wigeze wumva abaturage babavuza induru banyira inganda? Bazivugirizaga mu makote yabo nyine. Mu makote yabo ntibazakubeshya induru n'induru. Umuriro wa gaze n'uwibishira byose urimo waka uwawurebye amenya ko habaye umuriro wenda umuvuduko ntungana. Ariko Kanimba yagiye kugera igihe cyo kwimura abantu mu nganda mu gishanga. Imasoro ihari ikoze. Nta urimo kwibaza ngo turerekeza uwavugaga bamuga ati singahariya. Umubaje singahariya. Ihute ngahari. None ufashe ariko ni gute ubundi nshakira komiseri wumva uko yashubije wungirije. Uko Trump uri busubize tin number mwumva uko bamushubije. Rega ntabwo ari twe tugenzura ibi ni itegeko ryaje ariko ntabwo agifata nk'ikibazo yatanze igitekerezo ati ni gute twaherekeza bari abantu cyane cyane abaturage ngira ngo nibo yaganishagaho kugira ngo batazahungabana mu buryo bw'amikoro yabo. Itegeko kugira ngo rijyeho ngira ngo murabizi habamo kuganira kw'inzego zitandukanye harimo n'iz'ubucuruzi harimo iz'ishoramari harimo iz'ubuzima kugira ngo itegeko rijyeho buriya ababiturebera binonosoye bihagije. Twe rero turishyira mu bikorwa ariko igitekerezo cyawe nticyabuza yuko inzego zose ziri aha ngaha zacyakira bakaba bazabiganiraho noneho bakabira mu buryo bwimbitse. Aho nenda gukomeza ka comment nenda gukora kuri example watanze ya J. Hari agakomenti urumva itegeko iyo ryaje igitekerezo cyawe ntabwo abantu bagisuzugura inzego ziraha zose zakireba.
urimo muribaza umucuruzi uhagaze imbere ya komiseri akamubwira ati ndaza gusubiza tiri namba, kumusubiza utyo wayumva ko utumvise ikibazo cye Uya, utanashatse kucyitaho. umuntu arakubwira ati genda aza gusubiza tiri namba, abandi bati abakozi baratashye ibiki n'ibiki, undi bakamubwira uti oya ukamubwira utoya ntabwo gusubiza tiri namba aricyo cy'ingenzi, ahubwo ni ukubanza kureba ni ibiki twabafasha. Oya, atari kurumva inzego ziraha zose ikibazo cyawe zakira zikagisuzuma, atari ko hari n'akandi gakomenti nshaka gukora, agakomenti ku mushoramari urimo kukubwira ko agusubiza ikirango cy'ubucuruzi. Abo nibo bantu dutegerejeho ko baza gutuma inganda zikomeza gukora. Niba ikibazo cyo gusubiza ati namba gifata nk'akantu agiye gukoraho comment, ati nta nubwo ari n'ikibazo, ni igitekerezo, atari ko abantu bagifata. abo nyine ashobora kuba avuga ati muri iyo giza nkana turabazi babaziranye. Cyokora icyo amajyaruguru yakoze na Rwanda Revenue barusa umujyi wa Kigali. Rubingisa mu kiganiro n'abanyamakuru, ngewe nagiye ntakoze ibirenge hasi nakerewe, njyayo ndamanika ati ikibazo cyawe ati ikihe kibazo kwa Dubai ho wumvishe ko yankubise mu gafuka arandimanganya aranzirika andenza urugo. Ibyo abimurwa mu buvugizi wa guverinoma ati ibyo tuzakubwira igihe bizavugirwa. Abimurwa bo ukuntu barimo babimura, mukuru arinda yatubwiye ko mu cyumweru gitaha, kandi nta cyumweru kitabaho. Ni nka Rugero Inyange babwiye bati kutarongoye waratubwiye kuzarongoza, ati hari umwaka utagira kwa munani. Muranegeje icyumweru gitaha kugira ngo atubwire ku bijyanye no kwimura abaturage mu mujyi wa Kigali. Hanyuma Rubingisa nawe ati ejo umunsi tumubazaho hari kuwa 4, ati ejo ubwo hari kuwa 5 washize, ati hazaba inama n'ababo bacuruzi bose b'amatente tubiganireho, ati nta nubwo rega gufunga amatente n'ukura tujuje ibyangombwa n'ibiki. Iyo nama yarateranye ijyamo abantu batageze kuri 6, abakozi ba Minicom n'umujyi wa Kigali. Ubwo nizasohoka yitwiye abacuruzi b'amatente, nta mucuruzi wa tente wagiyeyo. Ariko amajyaruguru yamuruse ko nibura abacuruzi bo baje baririmba ya ndirimbo ya ntuza ya Buhigiro, hagahinda karakanyagwa gutora gato tugira tubabwire n'ubundi turasubiza ati nambejo nibura, ariko yabonye n'uwabwira ko ari buyisubize. Ariko nyine harimo kuvuga ngo nuyisubiza sura buhimyende, araba yihimye se aragusubiza iyi Kigali afatiye ahandi, narakomeza arasubiza iyo mwamuhereye muri Rwanda muri RDB, ashaka ahandi ayifatira. Nta bindi bihugu se bigira ati ni namba kawoshi ntafite iya Nairobi. Ariko nyine ingaruka niziye mwabantu mwe ngiye nihitiraga, sibyo nihitiraga umushyikirano ugiye kuba. Bacuruzi namwe banyenganda nimuhaguruke muzabwira umukuru w'igihugu ikibazo cy'ubucuruzi. Muribuka kare yananirwa gusobanura ya ntuza One Stop Center yari imaze imyaka 10 itarashyirwaho, yaratekerejwe mu gitekerezo ku munsi wa mbere RDB ijyaho, ntabwo ishyirwaho ku mushyikirano w'ubushize. Nimudahaguruka mwese murajya gukorera ibunaka, muhaguruke rero muzaze mubwire umukuru w'igihugu umushyikirano. Kandi gukorera iw'abandi ni w'abandi nanone, uwo bazazana ahagarariye abacuruzi azakora ibishoboka, ariko si uwo azatandukana ate n'uwahahoze. Uwahahoze ko mperuka igihe bamwiyeguzaga we yari afite ikibazo cy'ukuntu amasoko yabonetse ari uyamenye, urumva niwe waremye inama. Yarangije manda ngo atara mu bayobozi yahuye nabo harimo n'umukuru w'igihugu, ntiyigeze avuga ikibazo cy'abacuruzi. yavugaga icy'abandi nawe ni nkanjye nyine, mbese ukuntu nahaguruka ngo mvuge ikibazo cy'abanyamakuru, ariko ngera imbere y'abayobozi ibibazo by'abaturage biruta ibyanjye. Nkavuga nti ngiye uko biri kose hajya tuvuganiwe na vice mayor ngo hehe tudufite umufatanyabikorwa nyakubahwa perezida ariko urwaye ararembye ari kumwe na barushingwangerera. Urumva twebwe twari turwariye mu rugo, ariko uwo bivugaga we yari ku bitaro pe. Ariko twebwe icyiza dufite Minaloc. Nubwo wenda muri cabinet agera yafite ikibazo cy'abaturage basenyewe n'amazu, urumva, ariko ntituzabura wenda utuvugirayo. Icya kabiri, minisitiri mushya waduhaye wa Minaloc akaba ari niwe ushinzwe itangazamakuru, ntabwo turamubona ngo tugire ibyo tumubwira. Yabwira iki barusaba twise rusahurira ni rugira rusahurira mu nduruze, biriya biba ari umuvuduko w'inkuru yaje. Ni nk'ukuntu umuntu wundi yagenda arasitara, niyo avuga rero arasitara, biriya ntabwo ari big deal.
ugira utya yajya gusenya ubucuruzi bw'abantu yajya kubudefanda akavuga ati gemba mbona biriya bintu bya betting bizateza n'umutekano muke ngaho iyo bivuze umutekano muke hahita hahaguruka abandi bo muri korari iki mirasire nini ntoya n'izindi zose bakavuga bati kiswe umutekano hano turavuna mube mubyanduruye tuzaba tugize umutekano. Buriya umuntu wese ushaka kureba umuvuduko w'umubyeyi uramubwira uti umwana ahiriye mu nzu. Iyo ushaka kureba imbaraga z'igihugu uravuga uti akambura akajya kumuzanamo. None se hatari umuntu utabaruzi ngo ntirohamo bagashyana azi ngo arakiza umwana. I Karongi umugabo yiroshye mu nzu akuramo abana. Inzu yari ihiye ngira ngo ku bitaro hafi y'ibitaro aho kuntu gutyo. Iyo nkuru ndumva nyibuka. Umugabo yarahiye ajugunya abana hamwe hanze ariko umwe ashyana nawe. Uwo niwe mubyeyi. Uwo rero niwe ushinzwe umutekano ku gihugu. Iyo haravuze ngo ibintu birateza umutekano muke. Ivumbi ritumuka mu kivu. Ubwo ishoramari ukaba uritaye mu rumiro. Iyo utangiye kuvuga ko imikino y'amahirwe ishobora guteza umutekano muke, sinkubeshya urimbuye imitekerereze y'abashinzwe umutekano ko bagomba kubirinda cyane. Niba bagomba kubirinda rero ninde uzabitinyuka. Ariko uyu wazanye iki gitekerezo nuko yananiwe gutanga igisubizo ku kibazo aba bacuruzi bafite. Bityo akavuga ati kugira ngo bimve ukanshaka uwo mbishumuriza. Nimvuga ko birimo umutekano muke inzego zose zirahaguruka. Na Sikoviya ntazabivugaho na ntuzazabitinya. Umutekano muke urimo uteye ute? Nabafite ibyuma, nabazana amafaranga y'amakorano, nabatwaye imbunda. Kugira ngo uvuge ubwoko bw'umutekano muke urimo abashinzwe kuwurwanya babirwanye baturutse ni igisambo gishukuza telefone ngo tubwire afande namuhoranya kituvunire. Babanza kubihagarika kabanza kubisobanura nyuma. Ntabwo amazi atemba ushobora kuvuga ngo kubera ko ahamanuka asenya amazu ngo urayafatira hagati utayahaye undi muyoboro. Ni kubucuruzi bukwiye kuba bukora. Sinihitiraga ndagiye. Ariko ababyeyi bagire bwangu bajyana abana ku ishuri mwuka byaramwe turimo turakererwa. Serena guhera imyanya ntirashira. Sinugiye guhamagara Mansera ariko nibuka ko ubushe nisi ntirenze hitatu. Nuwakanga yatubwiraga uwa kabiri n'uwa gatatu batari kubona ibitanda. Bakobwa ibitanda byashize n'abandi ariko bahamagare babaze ndetse n'abajya eteka Kabgayi babaze padiri uko ibintu byifashe kugira ngo abana bige ubumenyi ngiro baze ku isoko dukore naho ibindi bitari. Tureka ababyeyi bajyana abana ku ishuri Sikovi. Reka ababyeyi bajyana abana ku ishuri reka nanjye kureba abo mu rugo. Reka tubashimire barakoze. Yego.